banyarwandakazi ari abari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, nongeye kubasuhuza. Ni Raphael Hakizimana wongera kuza kubaganiza. Nkuko nari nababwiye ejo, nari nabukire ngiye mu muhango i Canberra muri Australia, mu muhango wo kwibuka jenoside nyarwanda ku inshuro ya 30. Umuhango warangiye mu kanya, wabereye mu ngoro y'abadepite n'abasenateri ya hano Canberra. Umuhango witabiriye n'abantu benshi, abanya-Australia bo mu ngeri zitandukanye muri politike, administration ndetse n'umutekano. Hari abanyarwanda benshi cyane ababa hano muri Australia ndetse n'abaturutse hirya no hino ku isi, abaturutse muri Amerika, abaturutse muri Canada, abaturutse mu Bwongereza, abaturutse mu Faransa, mu Bubiligi ndetse no mu bindi bihugu. Umuhango wagenze neza cyane, hari abantu baganiye ku bintu bitandukanye, hari byagiye bigaruka bagira bati turibuka kubera ko tuzirikana agaciro k'ubuzima bw'umuntu. Nibyo koko, abantu batanze ubuhamya butandukanye, abahutu, abatutsi. Nta mutwa washoboye gutambutsa ubutumwa, ntawe twabonye, ariko wenda bizagira igihe nabo baze bavuge, ariko bigaragara ko abahutu, abatutsi bafite ubutumwa bashaka kugeza ku bandi banyarwanda, cyane cyane ku bijyanye n'iyi jenoside twese twanyuzemo. Iyi jenoside rero FPR inkotanyi yafashe ikayitesha isura, ikayigira igicuruzwa, ikatanya abanyarwanda aho kubahuza. Bigaragara ko hari abantu bafite umutima w'urukundo, umutima w'ubushake wo kugira ngo abanyarwanda baganire ibibazo banyuzemo, kandi baganire baganire no ku nzira zo kwikemura. Ingingo nyamukuru yagarutse nuko igikenewe kugira ngo ibibazo byacu dushobore kubinyuramo neza ndetse bidusigire n'amasomo y'ubuzima ahamye, nuko tugomba gushingira ku kuri n'ubutabera. Ukuri rero akaba ari kugira ngo abantu bashobore kuganira. Umuhutu yakire ukuri k'umututsi, umututsi yakire ukuri k'umuhutu, umuhutu n'umututsi bakire ukuri k'umutwa, bityo buri muntu yumve akababaro ka mugenzi we. Biragaragara rero ko rwose abanyarwanda bafite ubushake buhamye, ndetse iyi ni intambwe itazashobora gutera FPR itazashobora gusubiza inyuma. Nkuko FPR yakomeje gucicikisha abantu, abagize icyo bavuga kuri ya jenoside yayo icuruza, ngo barahakana jenoside, ngo barapfobya jenoside, ngo barakora ibi n'ibi ngibi. Ibyo bintu bigaragara yuko rwose bitagifite umwanya. Bigaragara ko bitagifite umwanya rwose. Abanyarwanda bafite ubushake, abanyarwanda babyiyemeje ku buryo budasubirwaho ko bagomba gutera imbere, bakaganira ku bibazo bagize by'iyi jenoside twashowemo na FPR inyenzi inkotanyi. Nagize amahirwe rero yo kujya muri uyu muhango. Ikibazo nari mfite, navuga ko ibibazo ari byinshi, mvuga nti ni bande bateguye iyi jenoside, ariko se ni bande bakoze iyi jenoside? Hari abateguye jenoside, hari abakoze jenoside. Ibyo ni ibintu tuzakomeza kuganiraho, kandi ni ibintu byangombwa, ni ibintu by'ibanze bigomba gukemuka, bigomba kujya ku murongo kugira tukabicoca, kugira nyine ngo tubone uko dutera imbere twiga ibindi by'ubuzima bw'igihugu cyacu. Amagambo rero yavuzwe y'ukuri n'ubutabera ni amagambo meza yo gushingiraho. Niyo mpamvu FPR yakomeje gucuruza iriya jenoside kugira ngo ihishe ibyaha, ihishe urugomo, ihishe ubwicanyi yagize muri ariya mahano. Ibyayo ngira ngo byarangiye. Tuzi ko bazi gutukana, bazi guhimbira abantu ibyaha, ariko biragaragara ko abanyarwanda ibyo barabirenze, ntibakibitinya. Ubwo rero FPR ndetse ndabwira abantu cyane yashutse, ni igihe cyo kwisubiraho, ni igihe cyo guhindukira
abantu bagahangana n'ukuri kuko iki gihe tugezemo ni igihe cyo kuvugisha ukuri. Ni igihe cyo kuvugisha ukuri. Udashaka ukuri rero we aragira ibibazo bimukomereye cyane. FPR rero ngaho itegure uhangane n'ukuri, uhangane n'ubutabera, kuko ukuri n'ubutabera byaje kandi ntibisubira inyuma.